harya wambwiraga ngo gusa umwanya rusinziriye sigaye asinzira n'inkoko arega amaze iminsi nameze neza kandi ikindi nzinduka kare kare ndi kujya gushaka imari ubwo rero uri kumva ntabwo gusinzira cyangwa se kugira imbaraga nkeya ntabwo byabura amenya atari gusa harimo n'uburwayi n'ubundi kuva nabyara uriya mwana bambaje ntabwo mba numva ameze neza muri njyewe rero se ubu ngubu umugabo wawe yaratuje yego enda akagira uriya yatuza ku munsi yego nzi ko wenda hari mumaze gukura ko yatuje ahari wenda ubwo waje azatuza yatuza gute se ko nanjye buriya nagiye buriya nanjye ntereta ntabwo nanjye bitavamo rwose ndavuga wapi reka nigende maze mukirazi nyanza yaraguteretaga wowe ntabwo wamukunda oya pe njyewe namuvugishaga busanzwe nk'inshuti y'umuryango ariko njyewe mu bintu byo kuvuga ngo wenda hariya abasheri wanjye cyangwa ngo twabana oya pe ntabwo byari bindi mu mutwe wamunenzeho ikira ku mugabo wanjye nta kibazo oya njyewe nta nubwo nakora ikosa ryo kumva ko nabona n'umugabo mukuru wanjye iryo kosa si ryambaho ni ukuri pe si ryambaho ubundi se biramutse bikujemo wabizi mpeka ise ntabikubwira bindimo ntabwo mba mbikubwiye kuko ise mbikubwiye ntari igihe uri kuyobya uburari nabibwirwa n'iki ndi uwo kurobya uburari ntabwo nabikubwira nakwicecekera n'ubundi tukabana n'ubundi wishamo none se ahubwo wa mugani iyo wagiye wowe bimeze ute ko ugiye gusaza ese kubizi ko naragiye mu Buganda ariyo nayo nigiriye kugira ndebe ko ntari nahara sa nkaho mbigungana n'akavuyo k'umugabo wawe rega nawe mbese nabonaga nawe kunziteresa mu mutwe cyane kandi nkabona atari ibintu rero nawe kuvuga ni ugutaruka yego wenda agiraga amahane cyangwa akagira ute none se ntabwo tumaranye iminsi niba tumaranye imyaka 16 tubana none kwihangana kwawe kuri umugore we kwihanganira ingeso ze zose nge nari kwihanganira ibyo kandi mu mutwe atari umugabo wanjye ibyo nge nari kubyihanganira mu buhe buryo se nge namukunda ibyo uvuze byo ni ukuri udakunda umuntu nta n'impamvu yo kubana nawe ariko ubu ngubu wabonye ukunda nawe ubu ngubu rwose mfite sheri mfite umugabo rwose ubu ngubu nta kibazo naratuje ndakeka ko ndaza kwambara agakenyero ejo bundi vuba cyane rwose none se ahubwo umugabo wanjye rero akunda kurya akunda kunywa kandi urabona nabaye gacuruzi ubu ngubu imari yanjye ni uko nyine kubera tubyuka saa 9 turi kujya kurangura nkacuruzaho gake byagera saa 6 nkataha nyine nje kumutekera nkagira ute nkanaryamaho gake none rero kubera ko ngiye gusubira mu mujyi nyine gucuruza ugomba gusigara uri kumwitaho nyine ibyo byose ubyirengagize ngiye mwiteho gute uragira ngiye mwiteho gute umugabo wawe kumuzi ko n'ubundi usa naho nagi wa mama ukuzaniraga imari mu mujyi maze ukavugana arambwiye ngo yagiye ubwo ari kugira ngo njye kumusigariraho nawe burashaka kujya mu rugo ngaho bugiye ndaje ntabwo ujya wicara akanya ntabwo ujya uruhuka nari nyikubwira umwana wanjye ntabwo nagahuzaga na se ariko nyine wowe urabona kubera nyine niyo nzobe yawe umugabo wanjye aba ashaka umugabo uri rusa neza umwiteho mbese nese uragira ngewe njye kwita ku mugabo wawe kurusha uko umwitaho nese uragira niba namwitaho wenda ari nkamutekerana namusasira se rwose nana ngambwira dore wowe na Prince mumaze icyumweru hano ibyumweru 2 bigiye gushira sibyo nta n'igitekerezo cyo gusubira ku ishuri nawe mufite kandi namwe muri kubona ko iso nabibwira Minerval nakugiramo amafaranga njye kwishyurira yo kujya mu kabari mwabana mwe mu rugo runda bigenza gute ese twebwe tubigire gute baratwirukana nese tujye duhora tujya kwishuri batwirukana twabana birukanye wenda byumva pe kandi nanjye ubwanjye nari korakoye naraheraniwe kubana mugezeje ibyumweru 2 muri mu rugo nahebye pe ese tuzakomeza kwicara kugeza ryari ese Prince mwana wanjye uri kugira ngo nkore basi ndagurisha twende twanjye n'utwenda twanjye nkugurishe sinabona amafaranga akurihiye akarihirana akarihirana musaza wanjye ntabwo byashoboka mbigire ne ese si watubyaye bone kwabyara ko ushaka icyo ukora twige kandi nanone niba udashaka kutwishyura ushakira akazi dukora nako nta kindi kintu gisigaranye none ubu nemeye ngurisha n'igitenge cyanjye igitenge nacyo cyo ngigurisha kajya kuwina nikazaza nana meze uteshawe Priti
Nuzanye intebe mu nzu nica. Wewe Jofure. Zanira agacuma kawe mwa. agacuma kanje. Rebera n'uyu. Arukana. Rebera. Nakubwiye ko waza udasomye. Barukana. Tonda ariko. Abo mwe namwe murananiranye mushaka uburyo mujya Hano umuseke wowe. kanze gushara ariko nta nuzagira kavu. Ubwe nusome cyane udasinda wowe nakubwiye umwaje. Niko bro, nawe ugiye kuba nka papa. Aka kanya utangiye kunywa inzoga nawe. Ntago ari inzoga n'ino zashize. Amutagiye kwishura. Nagasuru Icyaho mu gukora. nagasuru umwana. Tutagiye kwishura Nana. isaha. Baba we. Nana na Prince. Yuko wehereza. Yasafura mwayikombye mwa. Nana. Nani kaburezi. Kuseguki. Ugomba Umva mama. kwishura. Umva mama. Mama. Twebwe dushaka minesi. Umva mama. Minesi ni Nana. Umva mama. Yagoro tanze bayikoko. Yasafura bayikoko yaba. Bawitonze abo bagira binde. Ushaka uko ubikemura kwicara no waretse koko. Amufite ingeso. Waretse kwitwara nka papa. Wa mugore uje urasuzugura wowe. Nana. Sigara urasuzugura yo mpamvu uruneza n'aba bana bawe bose. Dana nkubikire rasi. Dana njyanira arahabire. Jofre. Mama. Wamba hejuru. Jofre. Kamuwaje ikikari yo mpamvu muri gusuzugura na nyoko. Bwana mba. Narwo maze kunsuzugura koko. Nzasuzugurwa n'umugabo. Iriya ngegera nayo ni urukoma gusa yishiriyemo. Ugarutseho. Ugiye kuyinywa ko mperuka mwarigeze abarokore. Ugarutseho. Ngarutseho ubundi nari wari urihe narindi. Iyo nzoga iramutse idasugarutse mu gacumura tusubira iwanyu. nanjye pe ko nawe ndabona nta kibazo umeze neza umaze kubyibuha mwajya ngo umaze kuza njye bitazanyasha ntanyashishira ibyo ngibyo ni ukubesha anti reka nza kuzanira amazi nta kibazo njye muri dushe n'ubundi nari nano wanjye ari kumbwira ngo iki ngo nite ku mugabo we n'ikigabo cye kimpesha umutwe wakwikarabira n'ubundi akibwira mu ntoki tumeranye amasaha ari butahire Yamwe. Mwicaye hano. Siko mwicaye hano nta no kuja mu nzu. ariko n'ubundi nanjye kujya gukaraba nkajya mu mujyi hari utuntu ngiye kurebayo Kuri wowe sare agiye mu kazi wa mwana. umwana arahari kujya mu gikoni Ariko byari biri kugenda. nta kibazo Si wowe uzasubirira hirya jarira. nta gahunda mfite yo gusubira Oya nubundi mugushakira akazi na dore gihe mwaba mwaranabungiye nubundi gusa nta kundi ubwo nzi uko bizagenda abandi nifataga kiramo n'icariyeho se kiza se kivuye nisanze ahangaha kandi se ndakaraba gute ariko reka ko ndaza mbaza iki kwikaraba yewe nicare ariko ngiye gukaraba nta kibazo sinone ko byemerewe kandi hari umuntu dufitanye gahunda nshaka kujya kureba mu mujyi ngiye gukaraba yego hey ye Bikira Mariya ko cyaba ari ikibazora ubwo yari kumwe n'umuntu w'umugore wandi yewe uwo musirikare waramwica kabisa nimba ari ibyo byo aho ndi kumva ari ibibazo kabisa umva si mwana wanyishura twa duceri twanjye si mwana wansigaye mu urujya ntusi rwose utwubizara rwagampaye abantu ndarengana ngo nza abandemaho ndagapfusha rukara twatarana ndi umugabo mu ngabo ndi imfura mu mfura
Yakereyo nanjye. Yakereyo da. Isuzi kuko sinananje uzi ngo nuko oyi. Nuko vango iyi oya. Ihene y'impunguzo siko yarigase kucuma ca mucoma uzi ngo inyigwanagije cyose nakibwanura. Sha, ndikumva n'utuyemeta tunshiranye mwa. Igira dawuna naza kureba ko wayama. Ni n'ubumbu 8. Oya ni mama y'Imana ni bumbu 8. Ni ukuri pe. Ndebera mwe. Ngende gusiga umwenda nkasanga nta wawumeshe. Nga amavuta bayakozeho. Babo wambye afite bashiki bagenda ndaki. Ngenda ci. Nawe nibona reba ngo ntabwo byameshe. Ndebera mwe. Yanze gukura. Mwamba bane basuka ukamana gahe. Tuje kujyana imijyana. Nidawayirasafuriya nidawayirasa murarambiranye musubire ku ishuri ndabarihira aba bana ndabarihira basubire. Ujya kuzansaza Oya uramwana ira kuri umugizi uramuvuza se basi nosi ko ya isu siba wakwambira safuriya Kisha cyo baba runyorohereze uce bugufi uko wibasha ukandemereza nibaza nifitiye we nakwiye amaheru uramwana umugizi nosi kare ndi kubura mine bara kubishyura ndabona amafaranga kujya kuvuza umwana warwana wagwa basa zangwa ndagira stress ya sport kambyere vi dafu papa ndagira stress ya sport naho munyangera stress zawe ngora gukura umugizi waba umwenzo gasunduka mu musi nana ngo cece mama je ibintu ndabirambiwe mana ko wangiriye cyabana ngire na musaza wanjye umeze urye rero inama amafaranga ntabwo nabaye ingoma y'abakuru simwe so wangombe so utanashana na gramu pe ari amavuta ubona ko urayagura turareba muri kababwira nk'abana ubwo se ukumva ibintu reba ma bayikokoranye nsanze mama foka 2 bayikokoranye yirirwa dukubita kuba ari ikibazo cyo kurambura wanjye turawe ko baragutumye kujya kwiga marutumye gusanga inzoga na ariko sindiga bataha batindaga gutaha no singe ndiga n'ibindi amafaranga nyabura wajya kuyasangira na urumva ndenda barihira basubire ku ishuri kwiga cyangwa se imbire mu urabyumva ntagiye uhitamo ibintu bibiri nata nuramuka uteye intambwe ukava hajofu namukugire ujya ruzagaruka uri kunyuka nuramuka usohotsaha uretse intambwe ukagira hariya nzagaruka oya nta nicyo atuma rero nashaka agenda nagenda ntabwo kwibagirwa uraba utakiri umwana wanjye mwana byayo irinze Mana yewe mana bafundi bagira imana yewe mana cyo kwanje turabonetse n'agaciro Rwanda bakara aro none sawa kanze sindi yewe yaje ndi kubona mumaje kwidandura mugiye mu mugizi
ubwo nugerayo rwagwana ntabwo rwata rumbwira mu gikari ruze ndubwire ndagaca ntabwo ugiye kuzicwa n'intuzi wenda sakene zawe zabyakira yewe ariko bwo gusigura urumva ntarwitumiye niko ma igire mu byago noneho urebe nawe niyo hirya sinzi iyo mu cyumba cyacu nimburebe nimo mukuru watahagize ndiko mbona ifitiye ibitotsi nje mbe nijyamye mwe mama sinzi iyo mugiye ntababishimye kimbwira ariko kinyarutse ngitume ku muhanda noneho fata igikapu ariko nica ubwenge simbuka ari ku muhanda ari kwa kurambura bigabi noneho akumpere amacupa abiri ya babuji aguhe n'urwunyu ongera usimbukirira hirya bandi undebere makaguri kameze neza ukazane imbenga ndi kugasandaguza ukanciye imbago simbuka kandi amafaranga uragera ndakwishura kuri telefone simbuka ariko uje uragenda kuteye kugera ifata nkarwanya uko hajya nimero yawe si yayindi kandi nibyo ukimbaza umva vaye nkubaza gatoya gira hano hino uri kuje uragenda yagiye mu kazi ya mu mujyi nta rugari yaje isaha nawe zana akaje nubwo nuko mbonaga nawe uri gihohote nka nyuma reko dade nawe akanishizemo ntabwo abisa ubwa ntare bisimbuka sawa ubwo atarabanguka se hari ikigo mwiriwe Clinty meze neza amakuru ntari iminsi myinshi ese ko utararetse kuza ku ishuri mu rugo nyine byaragoranye nta mafaranga dufite amafaranga ku buryo wicara mu rugo igihe kingana gutya ntabwo usiko amasomo ari kugucika ese nabigenza diregiteri yaranyirukanye ngo ngomba kugaruka ku ishuri nishyura kandi mu rugo nta mafaranga bafite rero ntabwo ndi nabigenza kuri umunyeshuri twisanzura nawe tukaganira kuko utangije ufite ibibazo byawe rego umuntu aba ari muri bwinshi nari mpangayitse rimwe nenda kwibaza mu rugo ibibazo byaba ibibazo ubwo rero ntabwo nibutse kuza kukureba nyine mbikubwira urabizi ndagukunda pe urabizi cyane uri umunyeshuri nanjye ubwanjye niyumvamo uri kuza ukanganiriza ikibazo wahuye nacyo numva nta kibazo cyaba kirimo ku buryo uzi ukicara mu rugo igihe kingana gutya nta kibazo nyine ariko mbazi nari nabuze umwanya kwirirwa mu rugo mfite agahinda ndi kubaza ukuntu amafaranga ari buboneke nibuke nyine kuza kureba mbikubwira birumvikana ndetse ni igihe kingana iki ku ishuri ufitemo ibihembwe bingahe umwaka washize ntabwo nari nawishyuye uyu twari turimo ntabwo nari nakwishyuye ndumva ibyo nta kibazo kirimo mbo nyine urabizi ufite nk'umwana wanjye inshuti yanjye turaganira kandi uri umunyeshuri mwiza ugira amanota meza pe ashimishije ntabwo nakwishimira kubona wicaye mu rugo utari kuza ku ishuri ubwo burafura nimba urategura ibikoresho byawe kuwa mbere ukazaza ku ishuri azaza ku ishuri ese nzaza nyine mukuru wanjye gusiga oya mukuru wawe se erega Clinty iyi si turimo ni ukurebera ubuzima bwawe ukuvuga ejo hazaza bizaba bimeze gutya mukuru wawe nawe azashaka uko azabona genda kureba kuri wowe nawe ndi kureba kuri mukuru wawe kuwa mbere ugomba kuza ku ishuri
ibintu byagutera ubwoba kuntera ubwoba reba nk'ibintu nkoresheje kuko amahano nk'aya ngaya unkoresheje usanga mukuru wanjye ko kabimenya urabona ibintu nkoreye buriya wanjegera pe uri n'imbwa uri n'ikigoryi ubwo rero mukuru wanjye nawe azi gafite umugabo ubwo si ukwibumva uri mu biti buriya isikari we ubwo buriya ufite ibintu nkoresheje amakosa nk'aya ngaya koko meze kuba mukuru ku buryo najya umwanda nkawe najyanwe n'umugabo wa mukuru wanjye ku buryo nakora amahano nk'ayo ngayo ugenda wanjegerayo wanjije umva none uri kompiri mbese urabona ibintu nkoreye urumva ntabwo ari ngombwa gushyushye ndabona cyane ndakwiyamye ubona kera hose ungendaho na n'ubu ngubu utarikosora ese wari kumva nari kugukoza agakarita neza ko ntari ngombwa nawe agakarita wisamba uri kunyangiriza ubuzima unyangirije ubuzima agakarita wavumbuzi wowe unyangirizi yego cihangane none se bwo buyeho rero ni ngombwa ngo nimba umuntu umushwanye nta kibazo gihari ngo nimba warakangarura agasore ngo babanaga uramusindiye se uramukubise utangiye gukubita murumuna wanjye yewe ngira uko ngenda impama y'imana maze nawe bwambaye ariko wajya ugabanya inzoga ukagabanya amahane ubu se umuhoye ngukuje urusha kangahe ma ntaga nkubise ahubwo nuko ari gushaka none nimba ari kwigendera ngo ni niba atagukubise wowe uri nimba w'ikibazo wari kuvuga ngo ari kuba ari umuntu umushaka akahita ngo nimba mama ngo nimba bapfuye ajya ngo mbese uri kumpinja ari kuri kumbirinda ukangara uri kureba ugasanga ari ikigori nabikwibwiri umuntu mukuru ungana gutya ufite imyaka 30 agatinyuka akarira ngo ari kugera gusoya nta kibazo kibaye ahubwo nuko arashaka ndarengana gusambana narabiretse icyo nico cyambere wageza uvuze ngo gusambana uzi ko wenda sibyo mwera uvuze ngo gusambana n'uyu yambaye nuko nari mvuye muri dushe muri dushe canje ndambaye mama y'Imana mwene manyobwa ngira uko uramenyeraga ndavuze n'ibiki umaze gukora ntacyo singwe nawe ariko reka manje ubwire rero bararira ubwiza kuri bintu umaze gukora utaricata bararira ubibwire neza n'ibiki mukoze none bagwitonde abaye iki ari kurira abaye uramukubise nuzi iki uramukubise cyane ubona baravuga ngo abagore bajyaga amahane ubigendeje gute ubigendeje aho ndebi nyine ndi kukubaza ugize kubera kukubaha cyangwa ibyo wakora byose ntabwo bindebe nushaka umubise urumva ibyo sinindi ndimbwa mbese ubwo wigize iyo ngaragura wishimye nje ndimbwa ngenda avuga ngo nsobanura neza ikibaye muri uru rugo nasize murumuna wanjye yicaye hano ameze neza nta kibazo afite urane nta n'isoni uri kwigira ndimbwa navuga iki uri kwigira inakoreka se uri kubona mwana we u Rwanda rurakarama njye nakubajije ngo bigenze ariko nyine bigeze naho noneho nawe ndavuze ngo mbwira uko bigenze murumuna wanjye niko utari kurira none reka nabyo manze mbwira simba mbwira nibura nimba wabone nacecetse abari kugira ngo baramubwira baramufite amakuru meza kagira imbere n'amamara ko zibara rero cyo ziba suzongwa ari mu gihe twigisha imibare wa mwarimu uriya se nawe nyanareba nabi uriya mwarimu ni umwana mwiza ibaze ko mu kanya saa sita yaje kundeba akambaza impamvu ntakiza ku ishuri nyine nkamubwira impamvu yuko twabuze amafaranga akatambwira ati ntari kuwa mbere nzajya kwiga ngo wazashaka uburyo abikemura bisi uzajya kwiga se batakwishyuriye kandi wazi nyine yambwiye ngo azabikemura azanyishyurira ngo njye ningira ikibazo nzajya kwiga ngo azakwishyurira neza ko urakaye ntabwo ari nziza nzajya kwiga nana iki ibintu nkabona puriti bwo kwishyurirana n'ibiki bimubaze nyine rero nari ndi kumubwira hari umwarimu nyine utwigisha imibare uwo mwarimu yaje saa sita aranganiza nyine ambaza impamvu ntakiza ku ishuri yaje hehe hano mubwira nyine ko ikibazo cy'amafaranga ko diregiteri yanyirukanye arambwira ngo kuwa mbere nzajya kwiga ngo azashaka uburyo abikemura nyine anyishyurire ariko ndeke kwicara mu rugo ese ko murakaye muri kumva atari amakuru umwarimu wawe yaje hano mu rwego rwo kujya ku ishuri urangiza nawe umubwira ubukene dufite hano oya njye nyine nose nawe kumubwira ngo ukina mubwira ko diregiteri yanyirukanye ambaza impamvu none nageze kubwira ngo bajya kwishyurira utambwiye ubukene buri muri uru rugo njye namubwiye ngo diregiteri yaranyirukanye kubera ikibazo cy'amafaranga ako se mama niba dukenye ni ngombwa ngo ajye kuduteza abantu
ibintu wakoze ntabwo ari byo kuduteza warebye ubona ukuntu ngemeze gutya mpagaze nkora buri kimwe kugira ngo mumere neza wajya ugira umwarimu wanyu ngo turabakene unabuze amafaranga ukubikira agenda bibwira n'ikigo cyose ngo iwanyumura umwarimu nta magambo agira ntabwo ari umwarimu wajya kuvuga ubwo si byo ibintu yajya kugenda ari kubwira abandi ko nshimye none ko ubonye umuntu ukwishyurira mukuru wawe arishyurirwa nande musaza wawe arishyurirwa nande nyine ubwo murashaka uburyo mubigenza wese nimba ngize amahirwe akaza kumfasha nyange kubizwa wampaye igitekerezo cyo kujya kurega papa wawe ariwo wari ufite amahanga ushaka kujya mu ishuri ukaba ubonye umuntu ukwishyurira ndakomeza murege noneho umudugudu ejo bundi namwe ngazaza gukemura ibibazo byahari iyo byari birakemura ko azaza nyine icyo gitekerezo azaza ajya mu bibazo byanana nawe mbona mviriya gusa cyakora Imana ishimwe n'ubwo agiye kunteza abantu ngo dumukene Imana ishimwe babonye inshuti yanjye ni nkaho ari mukuru wanjye sawa nyine kasubire mu turimo ubwo mukomeze mugane icyo mba sirimba murwanya nura mutari gushobokana uhaguke wigendere nka mukuru wanjye ndi iki cyawe nawe nyine uri we nyine amufata ntabwo ari mukuru wanjye mbese ko urakaye amakuru meza abana ari kukubabaza ako nibwo tujya kuduteza rubanda ngo turakene erega uriya ntabwo ari rubanda abarimu si urabayoboye ubwo se ari wowe waje akabibwira wowe wabyanga wabyanga ukuntu nkuzi wowe wabyanga ugiye kwiga nyine nsigaye ahangaha ubwo urukumva umeze ute mukuru wawe asigaye hano ujye kwiga mbese mbigenze ute nyine shime serebura yanjye mbigenze ute serebura nyine tunari serebura nzajye kwiga nyine tu umuntu abona amahirwe abantu ntibabyishimiye ubu umuntu azakora iki koko ubwo ntushaka utuzi kuko nanjye ndakaye yego kuba ndi imbwa we nta mugabo utabaga imbwa iwe ariko noneho ukagera nawe nkoramo bwanwa yewe umukoze mu bwanwa wigeze ubona mfata intoki zawe ngo nizamara umuna zawe jane njane musohore wenda uvuga uti ndamuguhungishije mbese ubwo bivuze ngo nakuzaniye umugore wa kabiri wabanje ndarengana ibyo nakubwiye ko ntabyo nakoze ndarengana mbese ubundi wakoze ibiki gukomeza kuvuga ngo ntabyo wakoze reka tujye turavugisha ukore ko none mwanga ko murabwiza ukuri ubu koko wagira azapete ubwo nazakugeraho ryari mbese wabonye aho pete uko ubishaka warangije kumbwira byarangiye ngo imfubyi yumviraga hehe mu ruyombo narangije kumva rero ugeza rukumva ahubwo reka nzi uko mba nasize icyumba cyanjye ndakuzi buri kimwe genda uje kureba ngo mu mbaga nje si mpamvu ibyo nabijamo yewe ubwo nje nigendeye ku muhanda rero nigende kuko ni ukuvuga nyiragashimbi ngihemba ngo nizami kame mukuru wanjye sohoka yuve hano sinye uragakurunda mu ntoki icazwa aho ngaho cyangwa ubona agatujya kungana ukagira ngo hari urutugu rwakuze rugasumbuye gusa mukuru wanjye uyu mwanya koko urinzi nyine ni gute nsanga wambaye ubusa imbere y'umugabo wanjye uri kurira niba nta kintu cyabaye ariko nkubwire kari akagabo kawe kamerekeranye njyewe ntabwo namwita umugabo kuko ntabwo ari umugabo wanjye na rimwe ateze kuzaba umugabo wanjye yanterese kuva kera ndamwangira aho kamaze gupfunyika gapfunyikiye mu gishishwa ubu ngubu ntabwo umugabo wawe udakara umugabo wawe utoga gusa ugiye kumbwira ko njyewe wamwemeye ndi iki kuba waramwemeye ni wenyine waramwemera ese njyewe najya kumwemera uragira mwemere nanjye gusa mukuru wanjye koko turi gupfa iki koko ku buryo njyewe rwose koko umugabo wawe yadushwamija
kuko njye nawe turi gupiki ariko kurenda wamvugira umugabo nabi nuko waramubonye oya wowe ntabwo wabyumva ubona ko ari mwiza kuko ari umugabo wawe ariko njyewe rwose mbona rwose umugabo sinamukenera urabizi rwose twari kwiha rubanda twasigaye turi imfubyi ubu se none nitumara kwiha rubanda kuri kubona tuvuye mu Buganda kandi nagiye ari we ndi guhunga wabitekereje mbere yuko nsanga wambaye ubusa imbere y'umugabo wanjye ese ko nari mvuye muri dushe cyangwa uri kureba ugasanga ngewe mfitanye nawe imikino ngende guterana nawe ubute cyangwa turi gukina umupira oya wenda kubera wowe ubona ari mwiza ugira ngo wenda hari namukenera kuko rwose ngewe umugabo we rwose sinamukenera ngewe ndavuze ngo ngiye kubara gatatu mumbye mumbure wafashe utwawe kuko ndi kubona wowe wansenyera nkurekeye aho none se ndafata utwanjye njye he uzi ko imitungo ya data twayiriye yashize inzu ko twayigurishije kandi njye nawe dusigaye none mukuru wanjye rwose ko uranyuze ibyo wakabaye wabitekereje mbere yuko wambarira ubusa umugabo wawe ntabwo namwambariye ubusa nta cyabaye ariko umugabo wawe yarashatse umugabo ahora ari umugabo nta kosa we nibyo yaraganishe ariko njye ntabwo byari gukunda tega amatwi mbanze nkubarire umugabo ahora ari umugabo ntagira ikosa uti gute ni gute wamurataho iyo nzobe yawe ugakuraho imyenda ukamwambarira ubusa akihangana umugabo wanjye n'ukuntu umunsi ese ko yasanze ngiye kujya muri ko wumva umunsi ko mwakundanye wese ntabwo uzi ukuntu wamwitwara basi ngiye nigeze mukunda we yarankundaga ko njye sinigeze mukunda gezaho none nakubwiye ngo narakubwiye ngo umugabo wanjye ujye umwitaho kumwitaho rero ntabwo nakubwiye ngo umwite nakubwiraga kumwitaho ugateka ukamuha ibiryo mu gihe ntahari ntabwo nakubwiye ngo ujye uteka umugaburire umusasire mu ryamo mukomere mumeze mute makuru se abana ko mutukiburiza ngo baze ku ishuri byagenze bite abana nyine habaye akabazo gatoya ko amafaranga nyine ntabwo ari kuboneka neza ubwo nyine kugira ngo bizaze wenda ndebe mvugishe diregiteri niba baza kwiga ntabwo kuyashaka muri iyi minsi by'amafaranga yarabuze ariko umwana mukuru ugira ushaka ukuntu umwohereza ku ishuri kuko amasomo arimo kumucika ese ndohereza umukuru umuto wasigara oya by'umutoya byo ntubigireho ikibazo ndakeka ndi kubikemura by'umutoya umukuru umutoya wo kwa mbere ndakeka azaza ku ishuri ubwo umukuru nabyo ushaka ukuntu bigenza wa mbere cyangwa se kwa kabiri azaza ku ishuri amasomo ari kubacika kandi wenda gukora examen diregiteri waba waramusaba imbabazi se urabizi uramufata nka murumuna wanjye uriya mwana ndamukunda cyane pe ntabwo nakwishima kubona yicaye mu rugo ubwo rero nashatse ukuntu nyine mbigenza kuwa mbere ugazaza ku ishuri ubwo n'umukuru uzamwiteho rero bose ndabakeneye ku ishuri metre urakoze cyane nta kibazo mba ndi kuyikorera sawa umugabo mwiza yego nawe nta kibazo ndi kubyumva reka njye nizindukira kare nigendera nk'inkoko nitahira ku mugoroba nk'igihunyira kugira utange amahoro muri uru rugo nkazagusenyera ugasanga twese tubuze amerekezo kugira utange amahoro muri murumuna wanjye urukumva twonse rimwe naho ubundi mba nkujugunye ku gishingo urukumva mba nk'utupatubye ubusubu mba nkukoreye nta cyakorwa njye sinabimwemerera ntabwo nabimwemerera ibyo namwemereye ndijori najya kubimwemerera gutya ngana maze mukipfushagizwa ukagira ngo hari umwanzi w'ibiti kubera icyo mbabarira ngewe rwose umugabo wawe ngewe rwose ko yanjye mu maguru no ku nasa na biriya bikote byacu ntabwo byakunda pe ntabwo byakunda nuko nyine nawe ugaye ike urabona ari mwiza ariko ngewe rwose kuva na kera rwose umugabo wawe ya pe sinamubwire rero n'ikindi ceceka nkubwire n'ikindi niba udashoboye kubaha nyir'urugo w'ahantu uba ubwo uri kumva twabana mu buhe ariko uranda mwubaha banza wiga kubaha umugabo wanjye uri kumva ni papa w'abana banjye ni umugabo wanjye uri kumva nase kumwubaha umbwira ni ukuri ugomba kumwubaha ibyo kuvuga ngo akagabo si n'akagabo nase ushaka ngo umwubahe noneho nzajya nemera ibyo mbwira njyamane nawe oya kumva ari byo ushaka kumva oya ariko nzongera kumva ubwiriye umugabo ngo ni akagabo iyi mitsatsi nzayikoresha abantu uri kunyumva akagabo kandi washyano akagabo kandi ubu ko naguhurusha asa ni ngo akagabo n'undi munsi nzakurukishwa ugenda si ugenda
Eko ibi ni ibiki koko ababyeyi banjye nabo n'abakuru banjye narisigaranye batangiye kunyitakana gusa ibi ngibi koko nzabigire nako Mapiti. Ukuntu uri muzima Ayo muse nafakaye nadereye. Ageze ngo iminsi hori wanya. wowe n'umugabo wanjye si wasaga ari gukambakamba no ukuza ugeze amaguru y'umuntu Gihora wa mugore we. Ibibazo byabaye ibibazo. ufite akanyamuneza nzi ubwiyasi cyangwa nicara Kuva na kera ushaka kuze wicara. Hari ikibazo. Kuva na kera hose ubundi uretse wenda birata kugasoma gacupa nyine uzibundi yirutse daho banzi mana yakoze ibintu n'ibitangaza zandura urubanza zirashira yaheka ari uko ntahuye na nzabampe mu bukumba mbaye itaka. mbese ubwo iyo uhura nawe ubara uraza ukambakamba nanone ngaho mbwiye kuko ufite akanyamuneza haba ako kanyamuneza kutigeze usoma no ku icupa wahuye n'iki byagenze Amafaranga yabuze